kwari kuwusubika umusifuzi yakurikije amategeko abona kondisiyo zitemerera umukino gukinwa nyuma y'minota 45 icyo yakoze ni uguhagarika umukino kuvuga ngo umukino ntabwo uba ntabwo ari kuwusubika ngo wenda urakomeza cyangwa ntabwo uba Rayon Sport yari yemerewe gutaha ibyo nibyo turazana no mu cyo cy'amategeko ya Ferwafa Rayon Sport gutaha tara n'ibimenyetso bitararangira kusangwa icyo ni cyo cy'amategeko ya Ferwafa Rayon Sport nta ruhare bifitemo Rayon Sport yatashe ibyemerewe n'amategeko icyo kibe clair Rayon Sport niyo mpamvu Ferwafa ntigeze ikondana nayo yari iri murungabangabana umukino wari wagaritswe urata kuko n'ubundi umukino wari kurangira igataha n'urucabana icya kabiri Rayon Sport muri uko gutaha ikintu cyonyine yagomba kwisunga cyayirengeraga ni raporo ya komiseri w'umukino igezwa muri komisiyo ishinzwe amarushanwa competition muri Ferwafa iyo raporo yari yamaze gukorwa edari n'abasifuzi ntibarayihuye baratashye se batashe raporo yakozwe yamaze no kuba communique muri komisiyo y'amarushanwa no mu nyamabanga bwa federation yego ibyo byose byari clair ku ruhande rwa Rayon Sport nta kosa yari ifitemo kuko ntabwo yari yagiye kuzimya amatara gutaha rero igataha idakinnye match itarangiye logistique zose zahagendeye icyo yagomba kubaza umunyamategeko no kuvuga ngo muturebere mu mategeko ya federation nihe ngingo iturengera abayibonamo mu gihe umusifuzi yahagaritse umukino bitewe n'ikibazo iki n'iki ekipe yasuye itsinda umukino kuri mpaga n'ibitego 3 Rayon Sport yari ica ritegura match kurikiye so raporo ya Mukura rero igitangaje n'iryo tegeko rya Ferwafa nta nubwo riyisaba ntabwo risaba raporo ya Mukura ntabwo risaba raporo irimo n'ubushakashatsi bw'abashinzwe ingufu ntabwo ibyo bintu itegeko ryabisabaga no Rayon Sport heri ivuga ngo kuki mugoragoza itegeko riri clear ubundi odepar kuki raporo ya Mukura irimo kuki muyikeneye kugira ngo bigende gute ko Mukura yakoze raporo ku muriro bicungira mu karere ka Huye ku bashinzwe ingufu ari mu karere ka Huye nibyo Tade yavuze kuri ekipe y'akarere ka Huye ihembwa n'akarere bakuri payroll y'akarere ni gute mwatubwira ngo iryo genzura ryose ryakozwe n'akarere ka Huye twavuyeyo nta komiseri uhari rigasterwaho kashe rigasinywaho kuki murigenderaho mudusaba gusubira i Huye ni nko kuvuga bundi niko perezida atabivuga wenda mu buryo butomoye usesenguye ibyavuze ni nko kuvuga ngo ubundi twabwirwa n'iki ko n'ubundi mpaga itari mu nyungu z'akarere ko ari mu nyungu za Rayon ubundi gutwika urusinga ntibyashoboka ushaka ibimenyetso watwika n'urusinga iryo tara waryica kugira ngo bigaragare ko sirikwi yabaye sirikwi wayikora iyi nzu twicayemo hano nahateza sirikwi nafata icyuma nkajomba hano muri prise ngatezamo sirikwi ariko ibyo zaba ari facteurs za cyane nta mugabo watekereza ko undi mugabo yakwangiza yabitekereza mu nyungu ze yabitekereza mu nyungu biri mu nyungu zawe wabitekereza no kuvuga ngo icyo bivuze iby'akarere ka Huye gatanga n'abantu bose bari based hari Huye Rayon Sport nta ruhari bigizemo nta third party ihari ireberera federation Rayon Sport ntiyemera ko byashingirwaho bikuraho icyagomba kuba ari mpaga iyo ni ngo n'uruhande rwa Rayon Sport kandi abatwumva hari barumva urwego biriho kikanyange nk'umuntu mukuru ndumva biri ari claim genuine hanyuma abandi bavuga ko Mukura nayo itewe mpaga nayo yaba irenganye kubera iki Axel kubera uko stade ingana n'amatara uko angana no kudetecting ikibazo vango Mukura niba stade mpuzamahanga ya Huye izengurutswe n'ibiti bine by'amapoto kuko amatara yo ni za 188 ku giti kimwe bavuga ko iminota 45 itari ihagera kugira ngo babe bagenzura ngo bamenye aho ikibazo cyaturutse uramutse uzanze kuko kursirikwi yatangajwe n'inzego zibifitiye ububasha kuko Mukura iravuga ngo niyo mpamvu na federation yigendeyeho ni raporo y'abantu babifite mu bubasha ikibazo cyabereye Huye kibazwa ndetse kijyanye n'ingufu n'amashanyarazi kibazwa UCL ya Huye muri raporo yakozwe na UCL ya Huye muri raporo yakozwe n'abatekinisiye babifite mu bubasha biri mu burenganzira bwabo ntago ari raporo yakozwe n'umuntu udafite ubumenyi kuri icyo kintu Mukura uramutse usanze ari shortage ari circuit court circuit
nk'uko babigaragaje muri raporo zabo na raporo z'abatekinisi ukayitera mpaga waba uyirenganyije kuko Mukura ntabwo ariyo yazanye sirikwi kuri stade. Njye rero nkavuga ko hari ikintu kimwe kigomba mu mategeko. Ubundi itegeko rikorwa haregomba kurebwa parametere zose. Urumva abantu barimo bakora amategeko baricara bagategereza scenarios zose zishobora kuba around, zishobora kuzenguruka ku itegeko. Bagatekereza bati biramutse biba ikibitera niki. Cas de force majeure ntago ziri listed. Ibintu byibiza abantu babona nyine ibiri naturel. Hari bigaragara. Urugero nk'inkubi ukabona amatara acumye. Yego. Na kuriya imvura yaguye ikuzura stade yahuye Kigali bigaragara. Icyo gihe na Ferwafa ivuga ngo umuyaga ujugaho igisenge ukagikura bigaragara. Niyo mpamvu babyita act of God. Uvuga ngo uretse Imana yonyine niyo igifite ububasha icyo kintu. Wowe nk'umuntu nta bubasha ugifiteho. Ejo mu kiganiro murabyibuka ko ikintu twavuga ngo bino bintu byose bishingiye ku kintu cya cas de force majeure. Igihe cyose baraza kwemeza ko ari cas de force majeure, icyo gihe urubanza ruraza kuba rurangiye neza. Urumva rero cas de force majeure ushobora kubyemeza utasenguye gusa ntacyo wishingikirije. Ntacyo wishingikirije. Ngo ubundi abemeje ko ari cas de force majeure kuko Ferwafa itanga icyo cyo mu mategeko yayo bemerewe kubikora bagendeye ku marangamutima. Bakavuga ngo urugero Rayon Sport ikwiriza Mukura n'undi biragaragara ko amasinga yari yahi, reka tubyite cas de force majeure, ukabikora nta kintu kigaragara ushingiyeho. Kuko nk'ubu Rayon Sport iravuga ngo turi kuri stade nta kigaragaza ko hari ikintu cyabaye, wenda nk'iyo wamugane ngo iyo nkubira kubise. Ni iki kitubwira ko ibyo bintu bitari rero avuga ngo ntibigeze batestinga, like niki kitubwira ko ibyo bintu bitari byabaye mbere, wenda bishobora kuba avoidable nka match gahindurirwa amasaha. Niki kitwemeza ko byabaye muri ayo masaha ya match? Urumva rero aho ifite ukuri. None se kuki Ferwafa itanga icyo cyuho cyuko itegeko rya sesengurwa buri wese akarisesengura mu nyungu ze? Dore ikosa Ferwafa nyenye baraho muri aka kanya niri navuga ngo akenshi Ferwafa yo haje situation nk'izi usanga impande bireba zose zigiye kuba zirabere. Ngo urarira usange Rayon Sport nabere, Mukura kuri Mukura nabo usange nabere. Iyo babayabere rero ubwo bivuze ko ikibazo gifitwe nande na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ikosa rya mbere yakoze bavuga ngo raporo y'abasifuzi Ferwafa arayibonye. Nk'abantu bareberera umupira bari kureba izo mpande zombi yagombaga gusharinga iyo raporo y'abasifuzi impande zose, ikayishirenga Mukura ikanayishirenga Rayon Sport. Iyo ni raporo ya mbere, raporo ya komiseri igaragaza ikibazo cyari kimeze. Rayon Sport bakayibona nk'uko Rayon Sport bavuga ngo iyo raporo batayiduhaye ntituzi na kopi ntituzi nuko imeze. Icya kabiri, ubugenzuzi bwagombaga gukorwa, raporo yatanzwe n'ubwo bugenzuzi yaba UCL yaba Akarere ka Huye yaba na Minisiporo ya Mukura na Rayon Sport zagomba kubigiramo uruhare, zigashyikirizwa izo raporo zombi, zikanababwira bati niba mutabyemera mwebwe muratekereza ko kugira mu byemere hakorwa iki. Bavuga ngo bakabigiramo akaboko, niba bakavuga ati muzana undi mu expert third party ku ruhande atwereke neza koko uri netre nk'uko president bivuga, mutwereke neza koko izo nsi haba yo kurusirikwi uretse kuba ari UCL yo ikora mu Karere ka Huye. Undi muntu wabyemeza nini? UCL yo mu Karere ka Huye na Karere ka Huye. Urumva ko Rayon Sport yakwemera raporo ko raporo igenderwaho ari yakozwe na Karere ka Huye. Urumva abantu bari muri komisiyo ya competition baradukurikiye, baravuga ngo turagendera kuri raporo ya UCL ku rwego rw'igihugu. Urwego rw'igihugu ariko ihagarariwe no mu Karere ka Huye. Bagira ama branches se, bagira ama branch. Uvuga ngo nyine raporo yatanzwe nande n'ubishinzwe mu karere abigeza hejuru. Bigeze hejuru barabikompira barabyemeza. Ngo iyo bivuze rero ngo ku rwego rw'igihugu bivuze iki? Bivuze ko icyo kintu ntago gishobora kugipapirana. Cyabacyo n'urwego rw'igihugu cyabacyo, kubera ko raporo itanzwe n'umutekinisiye wa UCL mu karere, nuvuga ngo ayigejeje hejuru igaragara, amafoto agaragara, bayihakana gutese ariko si cyabaye kugira ngo bibe gutyo. N'igihe byabereye waverifya gutese. So nge rero icyombo namo bishobora kuba wrong, ntabwo bishobora kuba wrong, birashoboka. Icyombo namo kimwe muri aya mategeko n'ubukene buri mu mupira mu Rwanda. Ikibazo kirabaye komiseri na arbitre nibo babaye ba mbere mu kwatsa imodoka biruka.
ko batashye ariko imbere- amategeko Rayon arabibemerera Sport. kwizigira arabibemerera banakoze raporo yabo amategeko arabibemerera nta kibazo ari ubukene amategeko arabibemerera ko donc icyo bagombaga gukora amategeko ateganya ingingo ya 38 ese ko baravuga ko batashye kubera ko wenda nta batashye mafaranga yo kurara bari bafite ni nabasabye kurara ndetse ni akwizigira ariko kwizigira nawe icyo navuga Sinari mwumvise neza ko ni nabasabye kurara ngo bage kurara barebye Oya. icyo amategeko Oya, ateganya yavuga ko yavuga wenda- icyo avuga ni iki yavuga ati bari gutegereza umwanzuro nakibajije Babisabwe nande? nakibajije perezida Ariko Ariko ntabwo ntabwo babisabye babisabye. nande? Ariko Ntabwo babisabye ariko rero. perezida Ko amategeko yari yabisobanuye kiri. noneho reba komiseri ngo ari inde tugira ngo ni n'umuntu wenda uri aho ngaho wundi ni ru si we ari komiseri Hakizimana Louis si umuyobozi si umuyobozi ni ukuvuga ngo ni ari mu bantu bametiriza Oya, neza wowe icyo- ubara ngo iyo- baratashye urumva? basabwe nande Oya, kudataha icyo bagomba nakubwira, gutaha. itegeko ryari ku ruhande rwabo ryarabarengera bakurikije itegeko riri kiriya ryanditse nicyo kibazo rero kiri muri iryo tegeko bigomba kuba bisobanura ikibazo mugishakire mu cyuho cy'amategeko naho kuba hari uri icyo responsable cy'amategeko ntawe icyo cy'amategeko ni ikihe akse rumwa ngo icyo cy'amategeko kiri he rumwa ngo kubera ko ka de force majeure hari Jere zigaragara Karangwa araza kukwemeranya n'iyo nyito harimo icyuho cy'amategeko nawe arabyemera nawe arabyemera Harimo icyuho cy'amategeko. nawe arabyemera avuga ati rero tugikora Hari icyuho cy'amategeko. ayo mategeko Iyi raporo tuyashyira yemeze gutya. nawe harimo arabyemera icyoho cy'amategeko kubera ko ikibazo nk'iki ngiki kibaye gisaba deep research kubera ko ni igikorwa remezo cy'igihugu by the way ni ukuvuga ngo bagomba kuvuga ngo hari itegeko rivuga ngo niba haramutse harabaye ikintu gituma match itarangira amakipe asabwa wenda kuguma aho hantu wenda mu gihe runaka noneho cost zikajya kuri inde nabyo bikaba biri defined Ferwafa ikavuga ngo mu gihe utarafata umwanzuro wenda hoteli n'ibibagendaho byose turabyishyura n'ibya federasiyo yego noneho mu gihe kitarenze iki iki n'iki Kitarenze kubera ko amasaha wenda Rayon- kubera ko makumyabiri Rayon n'ane. Sport yari ifite uburenganzira bwo gutaha ko yari bufite yari bufite n'abakomiseri N'abakomiseri bari bafite uburenganzira bwo kuko gutaha. bamaze gufata umwanzuro wabo wemewe n'amategeko yego ariko niba mwemera ko noneho hari raporo zindi za tekinike mutegereza ku ruhande zishobora kuza kubaransa raporo mufite nuko hari igihe runaka cyagakwiye kuba cyanditse ese kwizigiye naguciye mu ijambo Ferwafa ntiyatangaje umwanzuro ejo twanavuye mu kiganiro nimugoroba match ntiyabaye kuwa kabiri yego iyo wenda biperimeta kubayo bakabaye bakiriyo kugera kuwa kane oya nimugoroba nibyo None se navuga nyine mu mategeko baravuga ngo amasaha 24 ibyo rero Ferwafa nawe urabizi ko Ferwafa Eh. icyo cyuho kirimo niyo bakwiriye mpamvu kuvuga nyine ngo amasaha 24 nk'uko iyo byabaye ari ikigaragara nyine kigaragarira buri wese match imvura yaraguye gorira irariho ariko kwizigira turavuga Ferwafa ukajya kwigereranya na za FA zo mu Bwongereza iyi ni Ferwafa yatumye kipe y'igihugu Amavubi iterwa forfait bro utagira ngo turi kuvuga urwego runoze ibintu byose yaba biri ku murongo bimeze neza iyi ni Ferwafa yarangaye Amavubi aterwa forfait muri qualification y'igikombe cy'Afurika dore ni kosa Ferwafa igira rero buriya nuko wenda uyivuga nkaho rero akantu gato kabaye kagatotsi ibintu bisanzwe bimeze neza ni Ferwafa yarangaye Amavubi aterwa mpaga ushobora kuvuga ngo nta shingiro bifite ariko irindi kosa mbona kuri Ferwafa turaziranye pe iki gihe Rayon Sport iri kuvuga ngo gukina biragoye bafite ibintu bari gushingiraho utu tuntu tuba tuvugirwa mu matamatama muri federasiyo ni tubi cyane kuko buri muntu wese Rayon Sport ibishyira mu mutwe wawe irabyumva kuri match ikurikira bafite match ejo uramubaza ngo byagenda bite ntabwo yabitangaza kuri mikoro cyangwa se abyandike ariko ahita yivugisha ngo forfe ngo mwarasaze ngo forfe utwo tuntu turagenda tukica mu mutwe icyemezo cyacu gifatwa ukurundi ruhande utwo tuntu tubi cyane fata chance utwo tuntu wa mugani tuvugirwa inyuma matematika twashyushyushyu ariko bigize ibi ariko bigize iki kandi aba officials nk'umuntu ukomeye muri federasiyo amugana yema arabwira nk'umuntu wo muri Murera nawe ukomeye bitanyuze muri raporo bitanyuze mu itangazo cyangwa muri competition bifata icyemezo ngo forfe forfe mukura kuba ryari mukuri ikigaragara Rayon Sport kwa kabiri irakina mujye mukomeza mwirizwa ikigaragara munabidebye rwose Rayon Sport kwa kabiri irakina ntabwo izakira irakina Rayon Sport ntizagenda siyayo ngo yigenge yandika ariko amatangazo niko bibiri ivuga ngo siyayo ngo yigenge ikigaragara izakina ntabwo izakina uko mbibona turabetinga Rayon Sport iyobowe na Muvunyi na Tadeyo niba baraye mu ma office bakora raporo ntabwo bazakina oya icyo mbona nubwo bari kuba mu minsi ibiri ntabwo bazakina ubujurire bwa Rayon Sport buzaganirwa kuri table ronde bitanyuze mu bintu birose cyane mwebwe muve mu mategeko muve muri ibyo bindi bintu bivugwa bazicara ku meza inyuma y'amarido bazicara ku meza irabagirana
barabwira bati nimugaragaza agaciro ka Rayon Sport nk'ikipe ikomeye mujye kuri finale muri terime z'urubyiruko hari terime bita gupfusha iyo terime murayizi hari ibintu bimwe na bimwe nyine wirengagiza ukavuga uti gutya mutera agapira nubwo byasaba ko Rayon Sport hari akantu k'umupfukamatama wenda ihabwa ariko kuvuga ngo bigende kuri itangazo ngo iramanuka ihuye kuwa kabiri wallahi do bafite match kwa gatanu ibintu ushaka gutuma batanakina urabona Rayon Sport ubushize yanga gukina n'Intare byari mu rwego rwo guca agasuzuguro icyo gihe byari guca agasuzuguro ntabwo hazagamo akantu ko kuvuga ngo turamutse baramukomesha byamasaha press conference akaba yabaye yatangaje ariko yatangaje ako kiriya gihe we yanga ako gasuzuguro ariko for this time tubwizanye ukuri Rayon Sport no kudakina iranavuga ngo turamutse dukiniye bwo byagenda ndavuga mukaza dusubire huye ukora dutsinze kabiri ikipe batsinze none Zuberi yabaga ari mwizamu ejo bundi buri kanya arebana n'umuzamu ntabwo tuva gusubirayo izandane noneho zo hanze y'ibi ngibi tuganira perezida wa Rayon Sport uyu Tadeyo yaravuze ati ariko ubwo match ihagaze ku munota 27 mwaretse tukarara tugategereza umwanzuro wa Ferwafa abagabo batatu bari bamwegera bamwe ati oyayo oyayo mu cyubahiro tukugomba tubabarira ingingo rest your case tutagusuzuguye iyi ngingo yibike kure kuko iyi mukura mushobora no gukina n'imikino ine utarayitsinda heza turayikize ubundi Rayon Sport kubera n'utundi tubazo nyine duhari turi aho ngaho baravuga bati iyi niyo nzira yacu yo gusohoka nicyo kintu kiri imbere baravuga bati turayitera amaga tujye kuri finale twahatsindirwa apereka dutwara igikombe cya championnat tugomba gusohoka Ubango icyo kintu gituma ariko urebye rero ni mukura batapfa kugihuye wapfa kwiyahura kuri mukura ubonye ingingo ikurengera ngo mukurira komeye narebye rayo napubona imbere ya match narebye attaque ya Rayon ko ari nko kureba mu rusende bari gukata igitunguru mfite ibigabo bibiri bikina muri attaque Barana Deste na Boateng Mensa bahagarara kuri Simba makuru turagaruka